ndimo ndabikubwira icyo kimenye, kuko hari ibintu ushaka kurangiza, hari ibintu ushaka ko birekura ubuzima bwawe, ntabwo buno butware bushobora gukora. Aya magambo ndimo ngubwira ndagira ngo yatega amatwi yumve mwene data. Haleluya! Ndagira ngo ano magambo yumve ngo imvura iragwa. Ese ubu butware bwakoze bute? Ijambo ryaribanjirije ngo ni ukubanza ukikiranura, wamara kwikiranura bwa butware bugakora. Ntabwo buno butware bukorera buri muntu wese, bukorera umuntu, haleluya, bukorera umuntu wamaze gukura ibishimwa mu bigawa, akirinda bya bintu bimwe azi umutima w'umushinja na bya bindi Imana itemera. Amahoro ya Kristo nabane nawe mwene data, ugiye gukurikira inyigisho tugiye kukugezaho y'ubutware bwa kabiri bw'abantu. Ubu butware bugomba kuba ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ejo twavuze ubutware bw'ibirenge, twarabuvuze. Rero nzi neza yuko iyi nyigisho igiye guhindura ubuzima bwawe. Impamvu mvuze ngo amahoro nabane nawe nuko iri jambo nirimanuka riramanukira wowe, ntabwo rimanukira benshi, riramanukira wowe. Wowe ryizera igiye kugukorera. Turagushimiye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana itegeka bikaba bavuga bigakomera. Duhaye ikaze umuntu wese uje kumva rino jambo kugira ngo ubuzima bwe buhinduke, avo yararagera ahandi hantu. Urakoze kubikoreye kuyubahisha mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Turasoma Matayo 12:37. Matayo 12:37 aravuze ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Tugiye kuganira ubutware bwa kabiri bw'abami. Tugiye kuvuga ku mbaraga z'amagambo, amagambo wivuga, amagambo wiyaturaho. Ese aya magambo akora ryari? Haleluya! Aya magambo, kuko amagambo ni nk'amahame. Buriya ururimi ni ikintu gikomeye. Ku muntu utaramenya Kristo Yesu, ashobora gukoresha ururimi mu bintu bibi akaba yahanwa n'amategeko. Inshuro nyinshi amagambo meza abantu ntago bakunda kuyaha agaciro, ahubwo amagambo mabi niyo baha agaciro. Inshuro nyinshi umuntu akubwiye ijambo ribi rirakubabaza ngo sinzibagirwa ijambo wambwiye, ariko akubwira iryiza ukaritaho. Kubera iki? Iryiza Satani araryiba, ariko iribi aririndira muri wowe. Uba abantu benshi cyane, aho kugira ngo wibuke abantu bakubwiye ibintu byiza, wabitse mu mutima bakubwiye ibibi, nibyo wacumbikiye, kandi ibibi birakwica. Ibibi ntabwo bigukiza. Sinzi impamvu udacumbikira ibyiza ugacumbikira ibibi. Ni ukuvuga ngo amagambo akora, aya magambo ya Bibiliya irimo ivuga, ni amagambo y'umuntu wakiriye Kristo. Iyo wakiriye Yesu, ni ubutware, ni ubundi butware bundi uba wakiriye. Kubera iki? Yohana 1:12, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ni babyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa se bw'umugabo. Abo ni babyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo abo babyawe n'Imana. Umurongo wa 13. Ni ukuvuga ngo iyo uvutse ubwa kabiri, wakiriye Kristo umwami n'umukiza, ubuhinduye igisekuru. Iyo wari uwo kwa kanaka na runaka, Abakorino ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17 aravuga ngo wababaye icyaremwe gishya yageze muri Kristo Yesu. Ngo umuntu uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya kuko ibyakera babishize. Abaroma 8, abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho. Abaefeso ibice 2, namwe yarabazuye. Abari mupfuye muzize ibicumuro, mwari mufite Imana rurema, mwarabashyitse ku masezerano. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, ibazurana na Kristo, ibicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Birasobanuye ngo iyo umaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ubuhinduye igisekuru kiwanyu. Amen. Ubuvuye mu gisekuru cya Adamu wa mbere,
Adamu wa mbere, Adamu wakoze icyaha, uba wakiriye igisekuru kitigeze gikora icyaha. Aho rero biragusaba iki? Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5, nimugire umutima nk'uwari uri muri Kristo Yesu. Iyo umaze kwakira Kristo ugomba kugira umutima nk'uwe. Nakubwira ibintu bigera muri 7 umutima wa Yesu wari ufite. Amen. Umutima wa Yesu wari umutima ugira urukundo. Urwandiko Paul yandikiye Abikorino yaravuze ngo nubwo wavuga indimi nk'iz'abamarayika utagira urukundo ntacyo byabemaze, ngo cya kimeze nk'icyuma cy'umuringa. Umutima wa Yesu urakunda. Amen. Uwo ni umutima wa Yesu. Icya kabiri, umutima wa Yesu ni wigeze ukora icyaha. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3, nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma bisi batatumenya kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nkawe. Ngo umuntu ufite ibyo byiringiro muri we niyiboneze nk'uko aboneye. Ngo umuntu wese ukora icyaha niyamubonye kandi niyamumenye. Bana bato ntiyakagira ubayobya, umukiranutsi niwe mukiranutsi, ukora icyaha ni wa Satani. Niko Bibiliya ivuze, uze kuza gusoma. Noneho iyo umaze guhindura iki gisekuru, uvuye mu gisekuru cyo kwa Adamu wa mbere wakoze icyaha, ukakira igisekuru cya Adamu wa nyuma, ari wa Adamu wa kabiri, kuko nta wundi uzabaho. Ni wa Alpha akaba na Omega, nitangira akaba n'iherezo. Amen. Iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uba wakiriye igisekuru cya Adamu wa nyuma utarigeze ukora icyaha. Ikiba gisigaye rero nicyo bita kwakira inyigisho zigukuza mu gakiza, kugira ngo ubashe kumenya amahame aranga ubwo bwami winjiyemo. Niyo mpamvu rero, aleluya, muba mukwiye kumva zino nyigisho zo kubohoka. Niba umenya rero amahame aranga ubu bwami bw'Imana, aranga kino gisekuru, nibwo bwa butware rero bw'ururimi bubasha kugukorera. Ubu butware bw'ururimi ntabwo bushobora gukora. Amen. Ntabwo bushobora gukora ufite umuntu wanga, ntabwo bikunda. Ntabwo bushobora gukora udafite urukundo. Ntabwo bushobora gukora ufite umuntu wananiwe kubabarira. Nibishoboka. Ubu butware bamwe murabukoresha nibukore. Ntabwo wabukoresha utujuje amahame ya Kristo muri wowe. Ugomba mbere ya byose kubanza gutunga umutima wa Kristo, umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ubu butware ntabwo bushobora gukora ufite umuntu muri wowe wirirwa usebya abantu. Kabone nubwo umuntu yaba kwanga, niwemereye kumusebya. Bibiliya ivuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuha icyo kunywa. Ngicyo gihe ngo uzabufasha umuriro waka w'amakara umurunze ku mutwe. Luka 17, nta kizabuza ibisitaza kuza, ubizana niwe uzabona ishyano. Aya magambo ndimo ngenda nkubwira rero, aya iyo wayakurikije ugahagarara muri aya mahame, ubu butware burakora. Niyo mpamvu bakwigisha ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. Imana iravuga bikaba yategeka bigakomera. Igitabo cyo Kuva igice cya 7, Uwiteka abwira Mose ati, mugize nk'Imana kuri Farawo, Aroni mwene so mugize umuhanuzi wawe. Ugera ku rwego ijambo uvuga warivuga kubera iki? Kristo wicaye muri wowe ni uri muvugira muri wowe. Nimukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kanje, akanwa kanyu kazamera nk'akanwa kanje. Mu yandi magambo muzagira akanwa nk'ak'Imana. Ariko ngo nukubanza ugakura ibishimwa mu bigawa. Ubu butwara turabwigisha, twamara kubwigisha ugasanga kubera ko abantu badakora ibyabwo, ari amahame ugomba kubanza kuzuza. Icya mbere, ugomba kureka gushyushya inkuru ya mugenzi wawe. Niba ushyushya inkuru ya mugenzi wawe, ntabwo buno butware buzigera bukora. Bugira amahame, buri bwami bwose bugira amahame. Amategeko arahinduka, aravugururwa, arahinduka,
ariko amahame yo nagahinduka. Amategeko keshi iyo wishe amategeko urahanu, ariko iyo wishe amahame urapfa. Reka mbigusobanurire neza ubyumve. Bibiliya iravuga ngo iryo ni ihame ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Iyo wishe itegeko rero, itegeko ryo riraguhana, ariko ihame ryo rirakwica. Ndimo ndabereka aya mahame. Abakunda Imana nimuvuge ngo amen. Hari ukuntu umuntu apfa mu bugingo agapfa mu mwuka yishwe no kudahagarara mu mahame y'iki gitabo. Haleluya. Imana iguha umugisha. Ukwiye kumenya bino bintu. Uzaba umukristo mwiza, uzaba umukristo utagira ubwoba. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo umwuka twahawe ntago ari umwuka w'ubwoba, ni umwuka w'imbaraga. Iyo ushaka kugira ngo izi mbaraga zibashe gukora, hari ibintu ugomba kubanza ukitandukanya nabyo. Ugifite bino bintu, reka nkwereke, ugifite bino bintu ngiye kukubwira bigera muri 7. Ibi bintu 7 ubifite, ubu butware bw'ururimi ntabwo bwakora. Niwumva ubifite, dore ibi bintu 7 ugomba kubyirinda kugira ngo buno butware bukore. Ibi bintu 7 ugomba kubyirinda, ubu butware kugira ngo bubashe kugukorera. Reka mbigusomere mu migani, ntabwo ari ibitekerezo byanjye, ni ijambo ry'Imana. Ibi bintu bigira amahame, nukuri bishimwa mu biga akanwa kawe kazamera nk'ak'Imana. Amen. Igitabo cy'imigani igice cyawe cya 6 umurongo wa 16. Reka uzumve bino bintu, nuramuka ubyirinze ubuzima bwawe buzahinduka, uzajya watura bino bintu bibi. Reka mbigusobanurire byumve noneho. Haravuze ngo ari ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi. Icyambere, amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya. Ibyo ni 2. Amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya. Wumvise? Niba wibona ukagira n'ururimi rubeshya, ubu butware bw'ururimi ku buryo wategeka ukavuga ngo iki kirere ni kihinduriza, uyu murozi niyimuke, ntago yakwimuka ahubwo yakwimura, kubera icyo urabeshya. Akanwa kawe ntago kari mu kuri. Ubwo katari mu kuri rero ntago buno butware bushobora gukora. Ndimo ndakwereka bamwe ati pastor ko abitwigisha tukabikoresha nibikore. Banza wisuzume. Amen. Haleluya. Icya 3, amaboko avusha amaraso yutariho urubanza. Abo ni babandi bakuramo amada. Ntabwo buno butware bushobora gukora. Ndimo ndashaka kwereka bamwe murabango twasenze, mwasenze ariko ugifite wa mudayimoni utarahindura kino gisekuru ngo ukure mu mwuka, ibi birere byose, izi mbaraga zibanze zikurekure. Ntabwo buno butware bushobora gukora. Ubu butware bukorera umuntu wamaze kwitandukanya n'ibi bintu byose. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. 4, umutima ugambirira ibibi. Icyo ni icya 4. Hari abantu barara bapanga imigambi to, akanaragambirira gusambana, nzamukura ibyinyo, nzamuhengeka, nzamupanga gutya, nzamukuroka ari akantu mbigenje gutya. Uwo ntago ari umutima wa Kristo. Uwo ni umutima w'ubujanje utuntu turaho ngaho twa tekinike. Ntabwo rero uwo mutima wategeka ngo ibintu bikunde nibibamo. Ntabwo byavamo. Niwajya wibwira ko byakunda, ntabwo byakunda. Niba umuntu abona akazi mwabanaga ukarara udasinziriye ucyuzuye ishyari, ntabwo bikunda, nibishoboka ntabwo buno butware bwakora. Icyo kimenye, niba uzi ko utuntu twibitseho, ntabwo buno butware bushobora gukora. Uzi ko udakunda mwene so, nibishoboka. Ubu butware bugira aho bukorera. Amen. Icya 5, amaguru yihutira kugira urugomo. Tugira abantu bashyira amayinite ku matelefone.
agira ngo asebye mugenzi we gusa, agira ngo ashyushye. Uravuga ati uzi uko ibintu byagenze buriya rero, ariko wabanje ukabanza ukamenya iyo nkuru niba ariyo. Amaguru yuhutira kugira urugomo, tukira abantu bagira ingomo b'abanyarugomo. Ntabwo buno butware bw'aba bugikoze, ubutware bw'abami ko gukandagira ahantu ibintu bigakunda, wanakoresha ururimi. Oya, ugomba kubanza ku buryo iyo uhagaze ahantu babona ko atari umuntu uhagaze, babona ari Kristo uhagaze. Haleluya! Abo nibo muzakora ibirenze ibyo yakoze. Nimunyizera muzakora n'ibyo nakoze, kandi nimunyizera muzakora n'ibirushijeho. Abo nibo Yesu yababwiye, baramubwira ati ese ko ibyo bitangaza bizaba, ikizabibamenyesha ko ari abigishwa banjye nyakuri, muzabamenyera ku mbuto bera. Ibyo na Satani yabikora, byategeka bigakunda, ariko itandukaniro ry'abana b'Imana n'aba Satani ni imbuto. Uranyumva? Ni imbuto, imbuto bera. Umukristo utera imbuto, umukristo utera imbuto ntabwo ibimenyetso akora biva ku Mana. Umukristo arangwa n'imbuto, bya bintu bimwe na ndimo babwira. Haleluya! Icya gatandatu, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Dufite abantu babeshya mu buzima bwabo, bakamurarika akaza guteranya abantu, akavuga ati reka mbikubwire nari mari nuriya munsi iriya saa nari mari, umva nkubwire, akanarahira ati ndagacika irizose rizacika, kubera ko ariko tekereza kugira ko rugo ngo nukuri ngo ndahire ndi. Dufite abantu bazi kurira ngo nukuri ngo ndahire ndi, ngo ndahire ifura yanjye, kandi arabizi ibintu arimo arahira. Ni umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, ukamurarika ati ngwino. Ibyo si bwo bwa mbere bibaye. Umugore witwa Yezebeli yigeze abwira, Bibiliya bita abagabo b'ibigoryi, biyiriza ubusa, baraza bashinja uwitwa Naboti ibinyoma, baravuga ati nibyo watutse Imana. Ibyo biraba, Naboti baramutwara baramwica, baniyirije ubusa. Nibirangiye Eliya araza arahanura, ahanurira aho baravuga tumva nkubwire, wishe Naboti umurenganyije, ushaka kumunyagura uzabiburwe. Imbwa zirigatiye amaraso ya Naboti ni nawe zizarigatira yawe. Dufite abantu bararikwa bakavuga ibinyoma, bakabeshyera abantu. Ari abantu babeshyewe bakoreshejwe n'abantu. Abo bantu bababarire, kugira ubutware bw'abami bukomeze bukorere muri wowe. We bihorere tu, nasonze umugaburire. Reka soreze ku cya karindwi. Amen. Haleluya, haleluya. Reka mbigusomere byose kugira ngo byumve. Imigani 6:16 birakomeye. Hari ibintu bitandatu ndetse birindwi Uwiteka yanga bimubera ikizira. Nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Icya karindwi, nuteranya abavandimwe. Ufite abantu basanga abantu babanye neza, warangiza ukabajyamo hagati. Buriya rero reba abantu nuzi uko bamenyanye. By the way, uko aba bantu bamenyanye wowe, aba bantu zo bahuriye ni abavandimwe muri Kristo Yesu, ni abavandimwe mu bwami bw'Imana. Ariko wowe tu wisuzitse ubajyamo hagati, reka nkubwire ndanabazi bari undeba, buriya giye undeba buriya bose. Inkuru akaza akayihimba, yarangiza akabateranya. Umuntu wakuvugishaga kabona yahise connection. Ese ni ibiki? Yateranyije abavandimwe. Ibi bintu Imana ibyanga urunuka hatoya. Ndakoresha ubutware bw'abami, Mwami Yesu waravuze ngo nitukwizera tuzakora nk'ibyo wakoze. Reka ibyo bitangaza nabyo Imana ifite. Bwa butware dusomye ntabwo bwagutsindisha, nibishoboka bwa butware nibwakora.
kere kubanje ugakura ibyo bishimwa mu bigawa, kere kubanje ukabyihana, ugahamagara abo bantu wateranyije ukabasaba imbabazi. Igitabo cya Yakobo igice cyawe cya 5 umurongo wa 16 umva uko Bibiliya ivuga. Aravuga ngo nimwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo musikizwe. Kwatura ibyaha ni iki? Kwaturirana ibyaha, kwaturirana ibyaha umva icyo Bibiliya ivuze. Kwaturirana ibyaha ni ugufata umuntu wahemukiye ukamubwira ngo mbabarira, muraturanye, mbabarira naguhemukiye, nakoze iki, mbabarira umutima wanjye ubohoke, kandi n'Imana imbabarira. Icyo gihe aba wacumuye ku muntu, wihannye ku muntu kugira ngo nawe ukize umutima we. Mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Niwumva iryo jambo ngo ibyo nubirangiza. Umurongo wa 18 igitabo cya Yakobo igice cya 5 umurongo wa 18 ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ngasaba cyane ko imvura itagwa, ngo imvura irahagarara ngo imyaka 3 n'amezi 6, ngo arongera arasaba ngo imvura iragwa. Ese ubu butware bwakoze buti? Ijambo ryari banjirije ngo nukubanza ukikiranura. Wamara kwikiranura bwa butware bugakora. Ntabwo buno butware bukorera buri muntu wese, bukorera umuntu, haleluya, bukorera umuntu wamaze gukura ibishimwa mu bigawa, akirinda bya bintu bimwe azi umutima w'umushinja na bya bindi Imana itemera. Ndimo ndabikubwira icyo kimenye. Ndamigisha inyigisho zo kubohoka, n'ubu mbarimo imikasi 3 ngomba kuzabasobanurira. Ndimo ndategura umutima wawe kuko hari ibintu ushaka kurangiza, hari ibintu ushaka birekura ubuzima bwawe. Ntabwo buno butware bushobora gukora utari witandukanya n'ibibi. Ntabwo buno butware bushobora gukora utari witandukanya n'izo mbaraga. Wow, haleluya. Ndimo ndihuta. Imana yabwe icyubahiro. Oh, bele salore manti soreva. Yesu we, ubabarira ubwoko bwawe. Ubwoko bwawe bweze kandi ubutunganye. Ubakuri iki kintu ubutware nibushobora gukora. Oh, petsisi ndeda mandikaro siya menitia. Dore kwatura rero kwihana. Igitabo cya 2 cy'Ingoma ibice byaho ni 7 nguze kuza gusoma. Uwere wenda ku murongo wa 13 haravuga ngo ni neza mugiga, inzara igatera mu gihugu, ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibahindukira bakareka ingeso zabo mbi bakicisha bugufi bagasenga, ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire. Umvise igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Umvise ni cyagiye umuntu aca bugufi akareka ingeso mbi, akareka ibyaha, akavuga ngo Mana nari naragiye mu bibi, giye ubwanjye narindi mu ngeso zimeze gutya, ndahindukiye ndetse ibibi, fasha icyemezo, nyobotse inzira imwe, nta tundi tuyira tundi dushamikiye yonyine. Ngo Imana izumvira mu ijuru ngo imubabarire kuko wahindukiye. Haleluya. Igitabo cya Yobu igice cya 8 umurongo wa 6 yaba waruboneye kandi ugakiranuka byatuma Imana iguhugukira igashyira ihirwe mu kibanza cyawe hakiranutse, ngo nubwo itangira ryawe ryari rito ariko amaherezo wakongoka cyane. Aya magambo ndimo ngubwira ndagira ngo yatega amatwi yumve mwene data. Haleluya. Ndagira ngo no magambo yumve. Noneho rero reka nihute sose. Humvise ko ari ukwaturirana ibyaha, gusaba imbabazi uwo wahemukiye. Kuko ubu ndi kumwe na David kuri kamera, nagiye kuri machine, uba abagabo mbegereye, mumbabarire kuma mbavuze mu mazina abahungu banjye, muri abakozi b'Imana, Imana ibaha umugisha. Uba abagabo mbegereye nkamuhemukira, nkababaza umutima wakabibona, none narangiza jewe neza ndabiza umutima nawo komerekeje, nkahita nkwepa, nkahita nigira kwirebera aposo wanjye ati mubyeyi nahemukiye umuntu
namubabaje namukomerekeje ndabizi neza, none aposo Imana imbabarire rwose, Imana imbabarire. Akahita ndambura ibiganza ati Imana ikubabarire. Iyo si protokole yo kwihana, protokole yo kwihana. Ubwo urumva nigire kuri aposo natinye kujya kureba nahemukiye ngo musabe imbabazi. Protokole yo kwihana kwiza rero nuko ndi busanga uriya ngabanza ngakiza umutima ngakiza n'ubugingo bwe, nkamuga ngo mwene data naguhemukiye mbabarira. Yavuga ngo arakubabariye atabivuga iryo jambo sohoye gusa, ijambo ryawe rireta ari gutsindisha, niko Matayo yavuze. Amagambo yawe niyo azagutsindisha, kandi amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, niko twasomye. Icyo gihe rero kubera ko wamusanze niwumva noneho n'amahoro ataraza mu mutima, none ugenda usanga aposo umubwira ati nawe mukiye umuntu yamaze kumbabarira ariko ndumva amahoro atari menshi, ndambura ibiganza n'Imana imbabarire kandi nyambika imbaraga mu mavuta mwasizwe. Haleluya. Imana nyambika imbaraga, sinzongere kongera kugirana ibibazo n'abantu. Niba ari umwuka wabaga iwacu umujinya, niba ari umwuka wabaga iwacu umurikirana, sengera basi n'umugozi ucike. Ni ukuri nkurahiye ukuri. Uwiteka azakubabarira, Uwiteka azakweza, Uwiteka azagutunganya, bizaba birangiye. Ariko Bibiliya avuga ngo nujya gutanga ituro ryawe ngo banze ureke ujya kureba umuntu mufitanye ikibazo, ubanze umusaba imbabazi, iryo turo ryawe rizabona kwemerwa. Iyo ni Bibiliya ibivuga. Yesu ashimwe. Rero ahangaha ni wahandi twita tugahagarara mu gitabo cy'Imigani 12 iyo twamaze gukura ibishimwa mu bigawa 12:14 haravuga ngo imbuto zibiva mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza, ngo kandi umuntu wese ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Aho niho duhagarara tukavuga ngo dayimoni ndakwirukanye, dayimoni ikahita isohoka mu buzima bwawe ikagenda ivuza induru. Aho niho kwa kwizera kawe watura ikintu kikaba. Aho niho uhagarara muri Yeremiya 5:14 ukahita uvuga ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ngo ubwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi, amagambo yanjye azahinduka umuriro mu kanwa kawe abatwike. Aho rero niho uhita uhagarara ukavuga ngo mvumye ikintu icyo ari cyo cyose kidafite umumaro. Ukahita uvuga ngo ijambo riravuga ngo igiti cyose kitatewe na data azakirimbura. Ukahita uhagarara mu kimbo cya data kuko ufite umutima nk'uwa data, cya giti ukahita ukirimbura. Ntabwo rero warimbura icyo giti nawe ubwawe utararimbura ibiti wateye muri wowe. Ibyo biti urabanza ukabirimbura, ibiti by'imijinya, ibiti by'ubusambanyi, ibiti by'ubujura, ibiti byo kwiba, ibiti byo kwanga bene so, ibiti by'uburiganya, ibiti by'amashyari, ibiti by'ubusinzi. Utari wabirimbura ntabwo uzigera urimbura icyo giti. Kubera iki? Nta bwami bwirwanya. Nta bwami bwirwanya. Oya, ntabwo wakwirukana Satani kandi atuye muri wowe. Satani se yakwirukana? Ntabwo bishoboka. Ariko Kristo natura muri wowe ukagira umucyo w'Ubumana muri wowe, icyo gihe uzirukane ya dayimoni yiruke. Aho ni wita uhagarara ukahita uvuga ngo dayimoni w'ubukene ndi umwami ndakwirukanye, yanyatsi yose. Kubera ko icyo gihe ubahagaze no mu mahame, ubahagaze no mu mahame yose Bibiliya ivuga atuma umuntu akira, atuma umuntu atera imbere. Ayo ni amahame uhagararamo ukayahagararamo udafitanye ikibazo n'umuntu, utiba. Ubwo rero nibwo bwa butunzi buvuye ku Mana, niko kwa gutunga gutandukanye nuko abisi batunga. Abisi bashobora kugira ibintu batatangira ubuhamya, ariko ubutunzi Imana igiye kuguha ni ubutunzi uzahagarara abantu ukababwira ubuhamya bwabyo. Kubera iki? Ni ubutunzi Imana yaguhaye uhagaze mu mahame yo gukiranuka. Haleluya. Niba uri umucuruzi, Imana ikaguhera umugisha muri ubwo bucuruzi, akana kariko kose tanze ukaba ugafitiye fagitire. Kubera iki? Ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'Imana mu bihe Imana. Icyo gihe watanze umusoro, ubwo n'ubucuruzi watangira ubuhamya. Ngaho korodori kata mwana uza kuza gucunga, niyo gira urebe gutya nyine urabibona. Utwo tuntu ntabwo ari utuntu tw'abana b'Imana, na Kristo yatanze umusoro. Ayo ni amahame. Na Kristo yatanze umusoro. Ni ukuvuga ngo umukristo
agomba gutunga ibintu bigera muri birindwi. Icyambere agomba gutunga umutima utamucira urubanza. Biravuga ngo urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 ngiyi imitima yacu itaducira urubanza turatinyuka. Icya kabiri agomba gutunga umutima wizera. Amen. Umutima wizera Kristo. Agomba guhorana kwizera. Icya gatatu agomba gutunga umutima utagira ubwoba. Ni byinshi nababwira, tuzabiganira mu kiganiro gikurikiyeho. Mu kiganiro gikurikiyeho turimo tuganira ubutware bwa gatatu, ubutware bw'ibiganza. Haleluya! Data mu izina rya Yesu, ndasengera umuntu wese wadukurikiye muri iyi nyigisho, reka ubuzima bwe buhinduke, umukure ku rwego yarariho umugeze ku rundi rwego. Ucagagura imbaraga za karande, ucagagura imbaraga z'ibyamuhigaga, ukubite bino bintu byose ahasigaye, ave mu buzima yararimo yinjire mu bundi buzima. Urakoze kubikoreye kuyubayisha, ni mu izina rya Yesu. Amen.